Sinzarongora abana batasha nanjye batazanta muri yombi nka ndimbati. Nirongorera ngewe ibikecuru nibirwaye nko ku myaka 30. Yenda banza nkozaho udutoki gutya nakumva gitangiye gutota. Imanukiraho. Twishimire ko umuhungu wacu tega biye agiye kadukubita umuzigo na Simba. Sisi urabivuga nunafite na passport nta mituweli urambokote uracaye barakwambutsa gucora byaracitse ni isasu ryo muntu. Ni isasu ryo muntu. Ni wanenda gaswi sisko muhekoka buri ku mugwegwe twebwe turinywera twiswerera twicumera. Wiri gutesha sheri wawe umutwe yiri wavunika hangayika nawe uri muri wangu uri ikariso. Hakuzi no kubura kibi cya string kabaye. Ndamutse uyu munsi mpfuye iheneye ko hari umuntu wajya kundirira hakwiye gukorwa igitaramo kuri radio na televiziyo kandi Zisekeje yanjye yaterwa n'abakene sinshaka umukire aza kwiriza mbere yuko bakurikiriye hagomba gukinwa match ya Rayon Sport Gasogi na APR na Kiyovu. Uva ni kuri Sevaranta amaturu wamuhaye arahagije ni utarana yamuhaye urateganya kuzayamuha. Umugabo ukubita umugore kugeza izi saha mwise imbwa. Hanyuma umugore ukubita umugabo aba yakubise imbwa. Wigeze gusambana? Narasambanye ndanabyumva ko nsambanye pe. Bukeye uwo twasambanye aguma ashaka kuguma dusambana ndabyanga. Uwo muntu twasambanye yarambabaje yaransambanyije. Umugore munini usobanutse vrema ufite n'agasura ngakesha Imana. Nagiraga amabinga atendera ariko urabona ko Yesu niba ari princesse yazanye. ngo njya ndira nibinabaho nubwo ndanarira. Abarumbwira nk'ikintu gishaka gutuma ndira amarira kaza. Ubura nijoro narindi kureba post kandi man ako nta bintu byatari. Niki kiri kugufasha? Inzoga. Undi mu bihe byashize umurokore yagiraga imirongo igenda imufasha muri iyo minsi. Ubwo se uzagira umunwa kugeza ryari? Ariko urahura n'umuntu muri iyi minsi. Abucuri akose mana. Fata byabaga ari ikibazo mu ishuri. Nabaga ndeba gutyo ukagira ndahari ushyushye simpari. Woba guri hegaga? Nabaga nekereza ibiryo. Ubona kubangura ikibwa. Icyo tuvuga ati amena. Undi ari ibintu muri iyi sinyine muri akagere muri gushimana ngo warangije kaminuza shimira n'Imana ko nta kazi ufite warayirangije. Nanjye ndi gushimira Imana ko nta cyongereza nzi. Mwari muzi yuko iyo umuntu yibye induri kavuga Imana ho gutabara uwibwe itabara uwibye. Uwibwe yibwe ibintu azabona ibindi. Mama ugenda uyamwe numwe mukana isina rya Yesu ginyama mwizina esewe ninde utagura indaya ninde ko nanjye nyigura bucece Ngaho ongera turi imbere kakora segatoka indirimbo yawe. Numva no guhorera andi numva amarira andi Ambwa paka abagore baragorana kuko ubu mucanga uryoshye. Sheri nawe uzanye. Sheri ngakira mu dore nzanye umucanga. So wanatinze ntabwo nkiwushaka ujya. Usimana ya. Urashaka iki se none ukara? Ndashaka itafari. Urwana n'urwana n'urwanje. Upa winukira umwana mbabarika. Ngo wabyaranye n'umufundi. Sibyo nje natereye ivi murose ya ndiye mbikubwire
natereye ivi muri Ocean India. twe abagore nta rukundo tugira nukuri twe nta rukundo tugira twebwe dukunda ahari ibintu ndayambaye igitsina nicyo gukurikize urakimana kukicarire bizakomera ntuzanyima kabiri ngubwire ngo uraryoshye mbimenye nte abakobwa bimana baba bagize baba babishye ubu tugiye gusohoka nkamuhita mujya muri douche mwoga amazi ashyushye nzogesho abwo naje kogira ijoro reka reka singiye kugwa muri douche da. Nibutse abagore bafite abagabo badakijijwe ko kizira kuvuga ko umugabo we yatashye yasinze. Amutwara usinda mutwara aranezerwa. Sadio Mane uri muri Afrika. Sadio Mane bikoze mu kwezi kwashize kwa kabiri. Sadio Mane abantu babwiye ko mushiki wanjye utamwemera. Muri uku kwezi hato witwa Muheto. Sadio Mane guhaye Muheto. Yitwa Nshuti Divine Muheto. Sadio Mane ndamugwaye. Sadio Mane nushaka kuzamusohokana mu gisimenti. uri ikijumba cyangwa ikirayi kirakunize ukupitana mu gatuza wapi Ewa muzana amazi ntayo bana bagiye kuvoma ni bari baza ariko hano hari girasi yuzuye mitsingi hano itwisekuru iyo mitsingi iremewe naho kujya gushingira ngo umuntu ngo nashake ngo nibwo aba responsible. No, we have very many useless people bafata ahubwo bakangiza umwanya abantu bagashakana n'abantu bakababera inyana zinga Melody ikintu namukundiye ni umusore ufite amatuza, ni umusore wateruye, ariko nyine numvaga ari umugabo wa mbere, nabonaga ari icyuma. Melody twarahamaganaga akanahamagara ariko yarankatiye yanga kwitaba telefone kandi abana yuko ndi kumushaka. Ihangane wicare igihe ihangane. Nahisemo gukunda abasaza basi. Ubwiza bw'umusore ni gurya. Ijambo rya mbere nzi mu gifaransa ni bonsoir. Bisobanura ngo umwami Yesu araje. Matera Rwanda famu kubera ko ni matera nziza niyo unyara ku buriri ntabwo bigira hasi. Est-ce que hari ikintu uzi gukora wenda abantu abafana bashobora kuba batazi like any secret talents? Nzi gukora sex. Yesu Kristo. Nzi gukora sex. Barabizi se nabyo bazi ko mbizi. Njyewe ikintu nifuza ku Imana izampa amafaranga ndiye neza ndongora abagore hano ku isi iryo juri zarirekera rwose. Minsi y'akaji, minsi ya mukaru, minsi y'utuzi dukonje sinjyanye imenya, y'amata inshyushyu y'ikivuguto, minsi ya tangawizi sinjyanye imenya, njye ninywera kakayoga gakarishe gatwika mu nda. Ama ingero z'amagambo arimo igihekane jya kugebuza injyaburo yigisha uburenganzira bwanjye ubwo se unkunda kungana iki unkunda kungana iki ku buryo wareberera uburenganzira bwawe warangiza ukongeraho n'ubwanjye egegereze mikoro Nino wakabya ntabwo yakitayeho karakana naga kafiri
leta ishiraho poromosiyo. Wowe urasiramuye? Ndi chongo. Ndi chongo. Sindi kafiri njyewe. Reka. change kuko ndababaye cyane umutima wanjye no kuri kwimana ntabeshye izina ry'Imana ho mu ijuru. Akumva urumva slang Peter akoresheje ngo Petero yabonye Jesus ngakubitwa inkoni. Mwahita avuga ngo uwo mugabo ntawe nzi shwi. Yana usko bikase mani usko nta makuru nari mfite. Nta makuru nari mfite. Amani wesha uranyeshe cyokoze. Arangisha. ubu tugiye gusohoka nkamwite mujya muri douche mwoga amazi ashyushye. Nzogejo. Abo naje kogira ijoro reka. Singiye kugwa muri douche da. Nibutse abagore bafite abagabo badakijijwe ko kizira kuvuga ko umugabo we yatashye yasinze. Amutwara usinda, mutwara aranezerwa. Sadio Mane uri muri Afrika. Sadio Mane bikoze mu kwezi kwashize kwa kabiri. Sadio Mane abantu babwiye ko mushiki wanyu utamwemera. Muri uku kwezi hato witwa Muheto. Sadio Mane guhaye Muheto. Yitwa Nshuti Divine Muheto. Sadio Mane ndamugwaye. Sadio Mane nushaka kuzamusohokana mu gisimenti. Uri ikijumba cyangwa ikirayi kirakunize ukupitana mu gatuza wapi? Ewa muzana amazi ntayo bana bagiye kuvoma nibari baza. Ariko hano hari girasi yuzuye mitsingi hano itwisekuru. Iyo mitsingi iremewe. naho kujya gushingira ngo umuntu ngo nashake ngo nibwo aba responsible. No, we have very many useless people bafata ahubwo bakangiza umwanya w'abantu bagashakana n'abantu bakababera inyana zinga. Melody ikintu namukundiye ni umusore ufite amatuza, ni umusore wateruye, ariko nyine numvaga ari umugabo wa mbere, nabonaga ari icyuma. Melody twarahamaganaga akanahamagara ariko yarankatiye, yanga kwitaba telefone kandi abana yuko ndi kumushaka. Ihangane wicare igihe ihangane. Nahisemo gukunda abasaza basi. Ubwiza bw'umusore ni gurya. Ijambo rya mbere nzi mu gifaransa ni bonsoir. Bisobanura ngo umwami Yesu araje. Rwanda famu kubera ko ni matera nziza niyo unyara ku buriri ntabwo bigira hasi. Est-ce hari ikintu uzi gukora wenda abantu abafana bashobora kuba batazi lakini secret talents? Nzi gukora sex. Yesu Kristo. Nzi gukora sex. Barabizi se nabyo bazi ko mbizi. Njyewe ikintu nifuza ku Imana izampa amafaranga ndiye neza ndongora abagore hano ku isi iryo juri zarirekera rwose. Insi y'akaji, insi ya mukaru, insi tuzi dukonje sinjyanye imenya, yamata inshyushyu ikivuguto, insi ya tangawizi sinjyanye imenya, ye ninywera kakayoga gakarise gatwika munda. Wama ingero z'amagambo arimo igihekane jya kugebuza. Aha injyawuro.
old man. Yigisha uburenganzira bwanjye. Ubwo se unkunda kungana iki? Unkunda kungana iki ku buryo wareberera uburenganzira bwawe warangiza ukongeraho n'ubwanjye. Ntabwo yakitayeho. Egegereze mikoro. Nyina wakabyaye ntabwo yakitayeho. Karakana naga kafiri. Leta ishiraho promotion. Wowe urasiramuye. Ndi chongo. Ndi chongo. Sindi kafiri ngewe. Reka. Change kuko ndababaye cyane umutima wanjye no kuri kwimana abeshye izina ry'Imana mu ijuru akumva urumva slang Petero akoresheje ngo Petero yabonye Jesus ngakubitwa inkoni mwahita vanga uwo mugabo nawe nzi shwi yana usko bikase mani usko nta makuru nari mfite nta makuru nari mfite amani wesha uranyeshe cyo kuze nanyengeshe